cya mbere Dr. ndakubaza kuri Marburg virus disease ni indwara imeze gute, ese indwara abantu bayimenya? Murakoze cyane Ruhumuriza, nanagushimira ku mwanya mwiza mwampaye no kuba mwangira icyo cyizere cyo kuba twabana muri session ivuga kuri Marburg virus disease. Ndizera muri kunyumva neza. Yego turakumva neza. Urakoze cyane kuba usobanuye ku mateka yayo nuko yatangiye nuko yaje. Ndaba nkusobanuraho gato ntange introduction, ndongera wenda nkacemo akanya, sinzi wenda niba abantu hari ibibazo bari bubazeho gato, noneho tugaruke n'ikibazo cya kabiri. Ariko Marburg virus disease cyangwa se benshi bamaze kuyimenya, ndumva izina ryo ntabwo rikiri ikibazo. Ni indwara iterwa na virusi ya Marburg. Ubu ngubu ntabwo bikiri iyo bigitangira, hari amakuru amwe n'amwe abantu batihutira gushaka kumva kubera na history y'ibiba byarabaye. Ariko iyi Marburg virus ni indwara igira ibimenyetso bimwe bijya kumera nk'ibya Ebola. Icyo wenda numva abantu impamvu narimba kuba bivuga ngo abantu batishimira kumva, ni uko wenda tuzi amateka ya Ebola mu bihugu yagiye ageramo, ndetse n'ahandi iwacu igihe hageze ko yari indwara mbi. Ariko iyi ndwara nayo iri mu cyiciro, iri muri classe kimwe, muri famille imwe n'iyi ndwara ya Ebola. Ni indwara iterwa n'iyo Marburg virus, iri mu cyiciro cy'izo twita hemorrhagic fever disease, viral hemorrhagic fever disease. Ni za ndwara ziza zikaza zifite cyangwa zitera umuriro mwinshi. Bimwe mu bimenyetso zinagira hakazamo n'iyo hemorrhage cyangwa se kuva amaraso mu bice bimwe na bimwe by'umubiri. Turi buzenda kugenda tubisobanuraho. So muri make indwara ya Marburg cyangwa se mu Kinyarwanda nta zina ryihariye rihari, bitari ibyo ngibyo n'ubundi turi gukoresha. Gusa abantu bayimenye nk'indwara iterwa na virusi ya Marburg, irangwa cyane n'umuriro mwinshi, ndetse ikaba yanagira ibimenyetso bimwe na bimwe bimeze nk'ibya Ebola. So ndumva ku kijyanye no kuyidefinisa cyo no kuyisobanura, ubwo bumenyi cyangwa se icyo ngicyo cyaba gihagije, keretse wenda haramutse hagize abandi bagira ibibazo mbere y'uko tuza kujya ku kindi. Yego urakoze. Kugira ngo n'ubundi kubaza yose y'ibanze, hanyuma nyuma yaho hanyuma kugira ngo iyo ndwara Ruhumuri, ari mbonye hari uzamutse Chris, sinzi niba twamuha kuko na Dr. yabivuze ko byibura gusa ikibazo kibonetse mbere ko Rwanda yari yarabyuje. Sinzi niba warasa ari hafi akaba yafungura mic niba gishobora ibyo avuga kuri Dr. Muze cyangwa se ku bindi agakomereza. Murakoze cyane. Nubwo nari nyijoye space, uranyihanganira wenda nshobora kwita mbajije ikibazo cyamaze gusubizwa, ariko ikibazo cyanjye ahanini kiraganisha kuri cause. What is the cause? Kuko twamaze kubona I think symptoms Ministry of Health yagiye ishyira ahagaragara the symptoms, ishyira ahagaragara n'uburyo
causes of this virus, this disease? Because urakoze cyane Ndabarasa. Icyo ni cyo tuvuga ko twari tukiri gutangira, twari tukiri kuyisobanura ubwo n'ikiyitera cyangwa se gitera indwara n'ubundi ni nk'uko mwabonye COVID-19 ubwayo nyine ni indwara kuko ni indwara ya COVID-19 yaterwaga na COVID virus cyangwa se Marburg viral disease, ni indwara iri guterwa n'iyo virus. Sinzi niba uri kubyumva. Ndabarasa ni indwara iterwa na virus ya Marburg cyangwa se Marburg virus. Nta zindi causes, ntabwo ari cya kintu ngo gifite impamvu enye zigitera. Ni indwara iterwa na Marburg virus. Ni nk'uko tuvuga ngo malariya iterwa n'umubu. Uwo mubu nubwo hari imibu itandukanye, hari amoko atandukanye, ariko kuri iyi Marburg virus disease ni indwara iterwa na Marburg virus. Ndumva icyo cyo kiri clear. kuri njye uranyihanganira Dr. Sumaire, wenda COVID wenda nakubwira ko bagiye batubwira ko yagiye iva muri the virus yavuye muri seafood. So mu gihe hariho bad flu, urumva iyo flu yavaga mu biguruka ikajya mu bantu. Ebola bakavuga ngo yavuye wenda mu nkende. So iyo virus does it show up out of the blue? Ifite nayo ahituruka cyangwa izazindi zikorwa muri laboratory? Okay, twari twabivuzeho, ariko ndibutse ko uri mu majyoninze mu kanya. Yatangiye asobanura inkomoko yayo naho yavuye, ko yabonetse mu 1967 ibonetse mu gace kamwe ko mu Budage, ari nako kitwa Marburg, ari naho iryo zina ryahise riva. Aho hantu rero yari yabonetse mu nkende nk'uko yari yabisobanuye, zari zakuwe muri Uganda zigiye gukorwaho ubushakashatsi. Ndetse nanone hari izo twita Lostas bats, n'ubwoko bw'ubucurama nabwo bwagaragaye ko ushobora kuba abantu bagize contact nabwo cyangwa se bagiye bagira contact nabwo, biri mu bintu byaba exposure kuri iyo virus, which means mu bitekerezwa bihari byaho iyi virus ishobora kuba yaraturutse, harimo kuba abantu baragiye bagira contact n'utwo tunyamaswa. Gusa hari ibintu bikiri muri research, nuko ndikora kujya muri detail kuko hari ibikiri muri research iri ongoing, bikiri gukorwaho research. Ariko mainly ku bintu bihari bizwi ni yo first bwa mbere iboneka, nk'uko umuzari yabivuze icyo gihe mu 1967 iboneka muri izo nkende, ndetse n'abantu bagiye bahura n'utwo ducurama. So ubwo wenda ugiye kuvuga ngo ubu ngubu yavuye he, twategereza igisubizo cya Minisante kuko baracyari muri tracing, kugira ngo tumenye umuntu wa mbere wagize contact cyangwa se wayanduye yarayikuye he, niba ari mu gacurama, niba ari mu nyamaswa runaka, niba ari umuntu runaka bahuye nawe akayimuha avuye ahandi n'iki. So ntekereza ko ibyo ngibyo byo for now nanjye ntafite ubwo bushobozi bwo kubisubiza, bwo kubimenya, kuko bikiri muri process. Sinzi niba musubije. Uransubije rwose Dr. Urakoze, ariko nagira ngo noneho singire uwo directing ari iki kibazo. Ndi umuntu ukoresha critical thinking cyane. Nagira ngo noneho conversation tuyagure, ubifiteho uko abyumva nawe agiye bitangaho igitekerezo, ariko ndavuga igihe cyose
abantu babanye n'izi nyamaswa zirimo guturukamo izi ndwara zitandukanye, kuki izi ndwara zitabaye icyo gihe bikaba bitangiye igihe aba researchers barimo kubikoraho research nka kuriya bavugaga ngo inkende barazijyanye muri Germany bagiye kuzikoraho ubushakashatsi birangira havuyemo indwara. So icyo kintu kuri njye nk'umuntu ukoresha critical thinking agendera ku byo mbwiwe gusa cyangwa ibyo nsomye gusa akoresha ubwonko bwanjye, nkibuka ko abakurambere bacu babanaga n'izi nkende noneho twari tucyambara n'ibirenge tukigenda mu mashyamba n'ibiki, ariko izi ndwara zose yaba iziva mu ducurama yaba iziva mu nkende zikaba zitarigeze zibafata. I think it should raise eyebrows. It should be a sign that something is being done behind closed doors, especially with these researchers and scientists, ku buryo ubwo bushakashatsi bakora from nowhere birangira bubyaye izi ndwara, bitabaye kuba bashaka kugira ngo abantu bakomeze bagire amafaranga bakura mu mufuka yabo, dore ko medication ubu ngubu igendera ku butunzi, udafite amafaranga ntabwo wakurwa cyangwa ngo witabweho. Icyo gihe byose mba mbireba kugira ngo bashe ibibazo bose ntacyo wakirangiza barasa. Urakoze cyane host, ariko ubwo aho naganishaga ngira ngo harumvikana. This is just a critical thinking question. Whoever can uwo ari we wese wa jumping in agatanga igitekerezo I would appreciate, ariko ubu njye ngomba mbibonamo ibyo bintu byose nkareba kuki imyaka yose guhera igihe nk'umuntu byabayeho 1960 ariko iyo ndwara yavuye mu nkende igatangira kujya from research. Ngira ngo ndabarasaba ariko ngira ngo kugira ngo tutaza kugira abantu batakaza wenda batumvishe ibyo tuzaga kubamenya indwara biraga ndabarasaba ariko tangira ibibazo ari amakuru ko abantu bitabiriye sipesi babasha gusobanukirwa indwara, nagira ngo ibyo bibazo tubanze duse n'ababisubiza, hanyuma noneho ayo makuru tuyatanga n'abarasubiza n'abandi kugira ngo nibura join sipesi ataza afite igitoya nibura agende hari amakuru ibanze n'abarasaba yabishyize nawe kugira ngo tito twakafata muri uwo abantu bakamenya amakuru y'ibanze bamenya hanyuma tugaragaza abantu ibibazo bifite abantu. Yego nibyo rwose ko dutangiye tubaza dogiteri ibibazo twamuteguriye kugira ngo tugire ubumenyi rusange kuri iyi ndwara, none ubu turi mu mwanya w'ibibazo bitekerezo n'ubwo watangira gukomeza ubaza kugira ngo cyane nta kimbonetse n'abajije Marburg virus yabashije kuba amakuru y'ibanze, hanyuma Dr. Smail ko ese indwara ya Marburg virus yani abantu bamenya amakuru ajyanye na kwandura indwara niba wadusize. Urakoze cyane muri ashimira cyane wenda na Minisiteri y'Ubuzima ko iyo byose byabayeho idufasha kugira ngo umuntu wese amakuru amugereho aho yaba ari. Ntekereza ko wenda nubwo numva radiyo gake ariko no ku maradiyo ibiganiro biri guco bitandukanye ndetse bisobanura n'ibi byose turi kuvuga. Ntekereza ko benshi atari ubwa mbere bari kubyumva nubwo harimo n'ibishyashya wenda twavugiramo, gusa iyi virusi n'ubundi yandurira muri direct contact cyangwa se kwa gukoranaho. Ejo bundi minisitiri yarabisobanuye cyane ko atari za ndwara
zandurira mu mwuka, asobanura ko atari na ngombwa ko ukenera agapfukamunwa kuko ni ya ndwara yandura umuntu agukozeho cyangwa se ukoze kuri bya bintu yari afite byahuye n'amatembabuzi ye cyangwa se amaraso, bodily fluids cyangwa se na blood. Ushobora kuba ari ibyo imyenda ye, ibyo aryamira n'iki wagira na direct contact nabyo bikaba byakwanduza. So mainly ni ubwo buryo yanduramo iva ku muntu ujya ku wundi, ni ubwo buryo bwa direct contact, imibiri ikoranaho, imibiri bisanzwe, cyangwa bikaba byaturuka mu byo twita mucous membrane, umunwa, urugero wenda gusomana kw'abantu nabyo so mu buryo bwa transmission cyangwa se ku buryo yandura iva ku muntu umwe ijya ku wundi, ni muri ubwo buryo bwo gukorana. Abantu bamenye ko, bisubiremo wenda nubwo mwagiye mubibona, bamenye ko itari indwara yandurira mu mwuka. So bijyanye na transmission ari icyo nasubiza umuntu wese yamenya. urakoze igira byinshi kuri body cyangwa se yaba amaraso yaba wenda kwambara imyenda nararanye byose bishobora kuba umubiri iyo cyangwa ibibaho nabyo bikaba byashobora kwandura. Ikindi kibazo uraza kugira rero ibimenyetso by'indwara ya Marburg virus hano nibura ashobora kuba yagira ndetse ko ariyo cyangwa se nagusaba 5 minutes ko hari intelligence nari ngize gato ahantu ndi, urabizi ahantu ndi urahazi, ariko wamamo nka 5 minutes ndahita ngaruka space ndabanyikurikiye, ariko ndahita ngaruka. Urakoze cyane. urakoze ntacyo yaba umuntu ari mu kazi kwa muganga hari ubwo biba ngombwa ko ashobora iminota mike agenda bari kumwe, hanyuma abantu bagira ko kwa mwanya abantu mu gihe tegereje kugira akaba twinotira akagaruka akomeza, ariko n'ibiri bibazo bigira cyane ntacyo bitwaye, byabiza kurushaho kubera ko hari n'imwe dusobanukirwa tubafasha gusobanukirwa, cyane ko nawe ariyo fiti yawe domene yawe, twaba tuzi icyo cyuho cya dogiteri ku buryo nyine space ikomeza kandi ibitekerezo. Hagize undi muntu ufite igitekerezo, inyunganizi, ikibazo, ashobora gusaba mike cyangwa se akajya kuri comment akandika, turabisoma nta kibazo. N'uwasabye mike twayimenya tukaganira ikigali. yego hari uwitwa Donald Boy yasabye mike niba yamugiye gufata kurangira mbere ikibazo nawe ubona bari ikibazo kugira ngo babashe gutanga uratwumva neza. no muranyumva Iyo turakumva kareke ndano Kacyiru. Je Dr nagaruka sinzi wenda kandi natwitinze kuri Minisiteri y'Ubuzima kuri itangazo bari bashize ejo n'insobanuza, wenda sinzi niba hari ubizi kuki mu Rwanda rero habaye outbreak noneho muri Kigali kuki ariho virus yatangiriye.
ni ikibazo nibaza mu mutwe wanjye gute bavuze iyi ndwara iva ku nkende ibiki n'ibiki ariko nkibaza niba iva ku nkende kuki yatangiye muri Kigali ntabwo tworora ntabwo dukora iki hari umuntu waba ufite amakuru y'aho iyi ndwara yaturutse ngo atubwire murakoze Merike kugira ngo twirirwe tunategereza dogita usanzwe indwara kugira ngo irangiza rimwe na rimwe bavuga ko indwara bwa mbere igaragaye ese cyoroshye birashoboka cyane ko umuntu wa mbere kugeza ubu ntabwo bisanzwe biratuma cyangwa se baramenya neza umuntu yari yaravuye kuri yaravuye ntabwo biraboneka kandi bikeneye kugira ngo ariko nakubwira bijyanye no kuba yahera cyane uhuye nayo bwa mbere ushobora kuba hanyuma yamara iriwe kuvuga ngo iyi ndwara ubu cyangwa se iminsi ashobora kumara ataragira iminsi makumyabiri bivuze ngo rero utuye i Kigali wenda se mu kiro wahuye cyanduye yaba inyamaswa cyangwa umuntu akaba yarahuye nawe akazarwara ariko bikaba ari uko worora cyangwa se rero ntabwo twavuga ngo ari biri kuko wenda se abatuye Nyungwe kuko ari ibintu biba mu buryo bw'uko kontakiti wa mbere wanduye bwa mbere hafi yari kubashije none ntabwo ndabyumva ubwo se twizere ko hari ahandi hantu ku isi cyangwa hirya no hino hazongera hazaturuka indi kesi y'iyi virus kuko nyine urumva ni umuntu warabuze ukuntu ngende ukuntu namusobanuriye ni umuntu kuko yaba yaravuye nk'ahandi akagera cyane i Kigali yarayanduriye ahandi twizeye ko dushobora kumva ahandi hantu se ku isi yabiri mu nkende zari zavuye muri Uganda kuko yagaragaye bwa mbere kuvuga ngo rero birashoboka ko n'ubundi yaba yaravuye mu maso ntabwo bihagarare ntabwo biragaragara ariko ndashaka kugira ko atari iteka kubona kisa ahandi kuko hari ibyitwa inyamaswa zishobora kwicuza zikaba zitarwara ikaba yasubiza mu kindi gihugu ishobora kuba rero muri ibyo nakubwiye kuba African human aho yaturutse bwa mbere igaragara bwa mbere nanone mu ducurama nanone twitwa twitwara naho uducurama dushobora kwicukira akaba rero byashoboka ko yaturutse inyamaswa ntabwo ari itegeko uzabona aho kugira ngo n'uwasubijwe hari abandi bantu bari basabye mayike sinzi niba babonye kugira ngo nabo babaze kugira ngo dogita nawe araba ari kuboneka nta kibazo n'abarasabanye kuzamura ikiganza ndumva twakwiruka mu mayike kuko azamukira mu kanya murakoze ubu numvaga ikibazo Merike yarabajije kumva wa mugani mwavuze aho yahereye bwa mbere igaragara 1960 ariko currently igaragaye muri uyu mwaka cyangwa wenda reka dufate time period yo kuva mu mwaka ushize cyangwa 2020 nta handi iragaragara uretse ubu ngubu yongeye gutungukira i Kigali. That would be a very good question to answer. urakoze ndabarasa twari twabivuzeho reka wenda bigeze wumva mu myaka itatu yatabuze reka aho yaherukaga 2023 yaragaragaye muri Tanzania
makumyabiri na kabiri yaragaragaye muri Ghana, 2021 yagaragaye muri Guinea, 2017 Uganda, ukamanuka imyaka yose yaragaragara. Ntabwo yari imaze n'ubundi kubaha yari hari. ndabyumva nubwo umuntu ugira ngo ariko Mr. Ruhumuriza nkunze usubije icyo kibazo, so ikindi cyakurikiraho kugira ngo natwe tumenye mbega tumapinge response yacu nk'abanyarwanda, ni ukumenya ngo aho hantu yagiye igaragara. Dufite amakuru y'uko 99% y'abantu bayanduye batajya basavayivinga, bahita bapfa. Ibyo bihugu yahamaze igihe kingana iki, yatwaye abantu bangana iki, niba ayo makuru mwayaturusha gutya? Urakoze. Ndabarasa mugihe Dr. Muboneka dusinyara kugira ngo dukomeze, ndabafasha ndabarasa mu mibare, ndabarana nayibuze ariko ndayisubiramo nta kibazo. Okay. Ahera aho yagiye abagaragaye ariko hagati aho dushingiye ku nyandiko ya WHO cyangwa se OMS yo mu 2021 tariki kwa munani, batubwira ko icyitwa kesi fatali cyangwa se ingano yo hagati ya 24 na 38 ugereraho ubundi ahenshi baba biri muri benshi. Igihe bitewe baramenyekanye ko bamufashe uko bakora hagati ya 24 na 38. Ibyo nibyo nagira ngo wenda yuko iyo mibare bahera mu Budage, ndavuga ni Budage yafashe 29% ngo yari kesi fatali cyangwa se abapfuye 24%, bata Afurika y'Epfo batatu 75%, ubwo ni 63%. Kenya muri 80 yafashe babiri umwe 50% y'abapfuye. Kenya no muri 87 yafashe umwe arapfa, ubwo ni 100%. Muri Congo DRC hagati ya 8 n'ubibiri yafashe abantu 100 120, ubwo ni 83% y'abapfuye. Rangora 205 yafashe abantu 320 320 bishe 88. Muri Uganda mu 2002 yafashe abantu 4 Uganda no 2012 yafashe abantu 5 2014 nanone muri Uganda abapfuye 2017 yafashe batatu muri Uganda barapfukirana, kugira ngo amakuru ari bisense agaragara ya bemewe cyangwa se imibare ya WHO kugeza ubu mu biri current imibare niyo, kugira ngo yenda hari waba mu gake, ariko ntabwo nari babwiye mu biri bise ndabarasa nabyo nabivugaho. Nta kibazo rwose, kuko burya information nk'ubwo ndimo n'uburyo iticaga abantu benshi, abandi bakayikira, kumva dufite amahirwe, so birushaho kugenda biri mu muntu n'umutima wo kumva ko nta kintu kuba cyacitse cyane. Mwaka wa 2022 amakuru yawo byari bimeze mu mibare. Muri Ghana 2022 ukwezi kwa 9
nayo nayivuzeho muri 2017 Uganda abantu bapfuye batari kesi cyangwa se umubare w'abantu bapfuye urebye niyo ngiyo kugira ngo dr n'abataraboneka rero baza kugerageza kuri amakuru asanzwe azwi kuyatanga n'abarasa niba washubije wakira no ubu ushobora niba utaratumva komeza hari request imwe ngira ngo ariko ni iya boy kandi background itameze neza naba imeze neza aratuza hanyuma tubashe kuvuga kuri kugira ngo ikibazo cyari kigiye kugeraho baba dukomeje bijyanye n'amakuru bari bari tumaze kuvuga ko yandura ashobora kongera kwibaza ahubwo tugiye kureba ibimenyetso rero kugira ngo abenshi barabyumvise babigiraho ndetse na minisante bitanga iyo itanze update cyangwa se amakuru mu bimenyetso rero indwara harimo nari mbonetseho indi minota mike ariko ntacyo n'ubundi ndahari ndakumva bari tugeze ku bimenyetso nari ngize ngo bacyakinze iyo ariko niba wabonetse baza kubwira ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg. icyo nari ngiye nashaka kubanza kuvugaho ku bimenyetso uri kunyumva ruhumuriza twavuga gato ku bimenyetso nk'iminota ingahe kongera ukambohora ndakurikiye rwose nta kibazo gusa nk'uko iyi ndwara n'ubundi mwagiye mubibona mu izina cyangwa se n'uko twabisobanuye kare n'icyiciro ibamo ni indwara ya virusi ya Marburg igaragaza umuriro mwinshi nicyo kintu kiyoboye ibindi cyangwa se nicyo kimenyetso niba nakita mu gikuru kimwe mu bintu bikunze kugaragara ku barwayi benshi nuko bagira umuriro mwinshi bakababara mu mutwe bikabije bakababara imikaya bakagira gucibwamo uko indwara ikomeza izamuka uko umurwayi akomeza kugenda aremba ashobora no kugira ibindi bimenyetso kuko sisiteme zitandukanye z'umubiri cyangwa orogane zitandukanye z'umubiri zigenda zatakwa hari igihe umwijima ushobora kwatakwa ugasanga yagize izo twita jaundice cyangwa se kwa kundi ubona amaso yatangiye kuba umuhondo sisiteme ye alimentari cyangwa se diet system ishobora kuba afekite ariho hazamo kuriya gucibwamo no kuruka no kutiyara akagira tiyara agahitwa cyane ibimenyetso bigenda biba byinshi cyangwa se bigenda birushaho gukara bitewe n'urwego cyangwa se n'urugero ya ndwara iri kugeraho ariko bimwe mu by'ingenzi abantu bamenya ni ibyo ngibyo nari mvuze umuntu wenda wabyibonaho cyangwa se yabona kuri mugenzi we wenda mu byo turi buze gukomeza n'ikibazo nabonye gikurikira nicyo twaza kuvuga nicyo yakora mu gihe yibonyeho ibyo bimenyetso ikindi wenda twamenya kuri ibi bimenyetso ni uko nubwo igira icyo twita incubation cyangwa se mbere yo kugaragara kw'ibimenyetso gera ku minsi 3 kugera ku minsi 21 ariko ubundi umuntu agira ibimenyetso bisa nk'aho ari ibintu bimutunguye biza biri ibintu biri sudden biri so ndumva wenda ku kijyanye n'ibimenyetso naba mpagarikiye aho wenda haba hari ibibazo abantu babaza
muri comments bakabyandika cyangwa se wenda bakabibaza, then mwagaruka tubisubiza tugakomeza n'ikindi. Urakoze Bumvise. yego urakoze dogita, kugira ngo ibimenyetso bigarutseho iby'ibanze, umuriro ukabije, hari ubwoba bw'umutwe bikabije, umuntu acika intege, hakaba no gucibwamo, n'abari hano bose babyumva yara, abantu ni bimwe mu bimenyetso kuza byayo, waramutse yumvise cyangwa se abonye kubifite we yabyiyumvishaho neza kugira kwa muganga babashe kumufasha ndetse abe kumurinda no kurinda abandi. Niba hari abantu bafite ibibazo mbere y'uko bijya kugira ikibazo cya ndabarasana n'igihe ntabwo yitwa gusubiza, ariko reka tuve niba hari abandi bafite ibibazo cyangwa se umuntu ushobora kwaka mayike afite isano cyangwa se na interview ushobora kugira amakuru yasangiza abari aha nawe nta kibazo. Ndabona witwa Siriyoze, ubona Siriyoze biriwe neza, ushobora kuba Siriyoze wiriwe neza, wowe yego ndabumva mwiriwe neza. niba ari ikibazo wakibaza cyangwa urakoze cyane, ndashaka kubaza ikibazo. Tumenyereye yuko ibi bimenyetso bivugwa kuri iki cyorezo. Murakoze no kumuha umwanya. Hanyuma ndamukije n'abantu bose bari muri ino space, nakuramukije nawe Tito na Dr. n'abandi bose bari hano kuri ino space ndetse na host. Hanyuma nagize ikibazo kivuga ngo ko buri gihe urabona ibi bimenyetso bavuga ni ibimenyetso rusange bitandukanye na bya bindi bya covid bavugaga ngo umuntu ngo abura umwuka akananirwa guhumeka. Ubu ngubu umuntu ashobora kugira umuriro mwinshi, wenda yagize na malariya cyangwa ibicurane, umuntu ashobora kugiyara wenda yariye nk'ibintu runaka, umuntu ashobora no kuba yaruka. Ni igihe ibyo bimenyetso byose byagaragariye ku muntu rimwe, ikimenyetso wakwakira n'abandi. Kubona mike neza ifunguye inesti yakugezaho inesti umwanya n'uwanya, ndabona ahise agenda, nta network afite. yahise agenda rwose. Emric nawe yasabye mike. Murakoze cyane kubw'iki kiganiro. Njye icyo mbaza ko wumva ibimenyetso byose bihurira ku muntu, hari ibintu bashobora kumetiriza. niba umuntu aruka bashobora kumufasha kumuha imiti ituma ataruka. niba ari umuntu ufite diyare bakaba bamufasha ku buryo bamwongerera. ni iki rehema ideturiza ku buryo 80% abantu bapfa? ni ikihe kintu iyo virusi igenda ikangiza mu mubiri w'umuntu? twari twumvise ngo umwijima ushobora kugira, ariko ni iki gishobora gituma byibura iyo 80% y'abayirwaye bapfa? kandi abantu bashobora kuba barangije kumetiriza icyo kintu. niba ari kubaha serumu, ni iki vrema iyo virusi igenda ikadeturiza mu mubiri w'umuntu ku buryo 80% y'abantu barwaye bapfa? Murakoze. Murakoze muri icyo kibazo cyiza cyane. Hano turi kumwe n'undi muganga tutagira amaboko Jean ushobora kumva
kandi ndashimira abateguye ino space kugira ngo abantu babashe kumenya ibijyanye n'ino virusi. Ndashaka kubanza kuvuga ku kibazo Yoze yari abajije ku bijyanye n'ibimenyetso byari mu gihe cy'ibyorezo nk'ibi ngibi. Iyo ugize ikimenyetso icyo ari cyo cyose gifite aho gihuriye n'icyorezo gihari muri icyo gihe, ugomba kwihutira kujya kwa muganga kuko ntabwo uzi ngo ni iyindi ndwara cyangwa icyo cyorezo. Ntabwo ari ugutegereza ngo bya bimenyetso birenge. Kuba ugize kimwe no kwihutira kujya kwa muganga. Ku kibazo cya Emrich yari arimo arabaza ibijyanye n'icyo virusi igiza cyane mu mubiri. Iyo turebye mu bimenyetso, iyo ugeze mu bimenyetso byisumbuye hari ukuntu aba atangira kuva amaraso. Ino virusi yataka cyane amaraso ku buryo bukomeye, ariko igenda yafekita ibice by'umubiri bikareka umwijima, ikafata n'ubwonko. Niyo mpamvu nyine yica cyane, yafekita amaraso kandi agera mu mubiri wose. noneho turi mu mwanya kugira ngo dukomeze tuganire n'abantu bafite indwara. Hari bimwe twari twamaze kuvuga, twavuze amateka make y'indwara, twavuze ko yandura, twavuze yayo. Noneho niba muhari bagavuga ku bijyanye n'ukuntu yayirinda yakwitwara mu gihe abonye cyangwa bongeye kubarika umwanya wambwira kugira ngo tujye tubiganiraho abantu Justin ari mbonetse sinzi nawe twakomeza, ariko ibibazo nabyumvishe. Hari ikibazo Liliose yarabaje, ari Dr. ugisubije agisubiza neza. Ibimenyetso nta mwihariko udasanzwe bifite, kiko iyo umuntu yageze muri zira complication cyangwa se ibimenyetso byisumbuye ashobora kugira nk'ayo maraso ashobora kuva mu myanya itandukanye y'umubiri. Ariko umuriro ushobora kugira umuriro mwinshi ari uwa malariya, ushobora kugira nk'ibimenyetso bijya kumera nk'ibya malariya. Yari abivuze neza ko muri kino gihe cy'ibyorezo cyangwa se nk'uko twatewe n'indwara imeze gutya, ibimenyetso byose wiyumvise bijya gusana na cya kindi wihutira kwa muganga gushaka ubuvuzi kugira ngo niba wenda basanze atari iyo malariya urwaye, niba basanze atari iki, umenye nyirizina ni iki kiri kujya mbere. Ntabwo ari iyi ndwara yaba yamfashe. Mu gihe nyine waba wiyumviseho kimwe muri ibyo bimenyetso, uba ugomba kubanza mu byo utekereza ko ushobora kuba urwaye nayo kuyitekerezaho. Nta kimenyetso kindi gihari uretse wenda ibyo bishobora kuza bitewe n'amakomplikasiyo iyo virusi yagiye igira ku maorgane y'umubiri atandukanye. Ariko ntabwo waza uvuge ngo kino kimenyetso nukibona umenye ko iri positive. Ntabwo no mu buvuzi bwose nta kintu ikimenyetso ntabwo ari indwara, ahubwo uko indwara yaje, histoire yayo, amateka, uko yagufashe, uko byagenze, ndetse n'ibizamini bifashwe nibyo biza gukonfirima ya ndwara kuko uyifite. Sinzi niba Liliose wari ufite connection nke, sinzi n'abavuyeho, ariko aho kuri kumva icyo nicyo kintu urakoze cyane. Icyo nicyo kintu nagusubiza ko nta kintu gitanu, kuko igira biriya bimenyetso bimeze nk'ibya malariya, igira ibimenyetso bimeze nk'ibya Ebola kandi si Ebola. Urumva nyine mu kubipima hari indiketa cyangwa ikintu kigaragaza ko iyi ngiyi urwaye cyangwa se uburwayi afite ari Marburg viral disease. Ndumva icyo kuri ikijyanye n'ibimenyetso bisobanutse. Hari undi wari ubajije ariko Dr. yabisubije, ndumva wenda atagomba kubigarukaho. Ya sante ba Dr. turi kumwe yabagira amaboko na Paul yo gukomeza kumenya rusange twifuzaga gusangiza abantu indwara, hanyuma umuntu wumva afite icyo kunganira mugenzi we raising hand, hari ahantu bakora kugira cyangwa se turabakurikirana uburyo bworoshye kugira ngo twese dufatanye gusangiza abantu bafite indwara. Twari twizeye ku kibazo kivuga ngo mbese tumaze kubona
kubona icyo ari kimwe ko yandura ese iyi ndwara twayirinda uwo baratubwira hanyuma agira amaboko nawe akagira amaboko araza kuganira abantu bari hano babashe kumenya uko twakwirinda indwara urakoze cyane Justin. Uburyo bwo kuyirinda urumva bugomba guhera ku kumenya ikiyitera cyangwa se ikiyikwirakwiza. Babonye ko ngo ndi kubwira nk'abantu wenda batujoyininze aka kanya ko buri kanya abantu bajoyininga space, babonye ko ikwirakwira cyangwa se iva ku muntu umwe ijya ku wundi binyuze muri buno buryo gukoranaho, habaye gukoranaho se ukaba wakora ku matembabuzi cyangwa se amaraso, imyambaro, ibiryamirwa by'umuntu uyirwaye. Rero mu buryo bwo kuyirinda ni ukwirinda kwegerana cyangwa se gukora kuri uwo muntu wagaragaje ibimenyetso, kwirinda gukoresha ibyo biryamirwa ye, imyenda ye niba ari umuntu mwasangiraga imyenda, niba ari umuntu mwasangiraga ibiryamirwa. Ikindi tukazirikana umuco usanzwe w'isuku. Ibyo ntekereza ko ari ibintu tumaze no kumenyera kuko tumaze guhura n'ibyorezo birenze kimwe byose bidutegeka kugira isuku, yaba covid, yaba mpox ndetse n'iyi nayo. So ikintu cy'isuku cyo gukaraba kenshi kugira ngo umenyeshe ko usa neza, ndetse ugakoresha na sanitizer kugira ngo n'udukoko tundi tuba turi mu ntoki tube twapfa. Kuko akenshi impamvu dufokasinga ku ntoki ni uko nicyo gice cyoroshye umuntu akoza ku bantu barenze umwe mu gihe gito. Urumva wabashije kugirira isuku biroroshye kugira ngo wirinde iyi ndwara ndetse muri rusange n'izindi ndwara zitandukanye. Na Dr. Regis ishimiye ko turi kumwe hano, wenda hari icyo yanyunganira cyangwa se yakongeraho. Ni karibu, murakoze cyane. Ibintu byinshi Dr. Bob arabivuze. Icyo namwunganiraho ni ukongeraho ko kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina, kuko nabyo ni uburyo bworoshye cyane bwo kwandura virusi. Kuko umuntu aramutse ayifite, gukora imibonano mpuzabitsina bingana egari ko umuntu mukoranaho. Nabyo ni ukubyirinda. Nyine niba ari umuntu mubana mu rugo utagenda cyane, niba ari umugore wawe, birumvikana ko bandi bari kugenda hirya hino, ni ikibazo. Nicyo nashaka kongera. Murakoze. Dr. mwese murakoze cyane. Hanyuma